bukwe bwanze ubwo bukode bwanze haleluya ubwo bucuruzi bwanze Yes. urwo rugo rwawe Imana yaguhaye ariko ubona bitagenda harimo ibisiga Imana ikumpurize n'umuntu usenga ibyawe Imana ikamwumvira burya umuntu wese akenera umuhanuzi ni nk'umuntu wese akenera umudogiteri yego umuntu wese akenera dogita nibyo ndafashijwe haleluya umuntu wese akenera umudogiteri akenera umuganga ngo arangije ngo Petero yasenze isengesho ngo ryo kuzura Tabita ngo Imana ibirebye ndavuga ngo Tabita ndakuzuye kubw'imirimo myiza kubw'imirimo ariko mama pastor ngo by'amasengesho isengesho rirazamuka isengesho rirahindura ahubwo unyemerere Imana ikumpurize n'umuntu ufite ibyabo Imana inyemerere iguhuze n'umuntu usenga ijuru rigafunguka kuko burya abantu basenga bose si uko bumvirwa ndakiriye haleluya hari igituma bumvirwa hari n'igituma amasengesho usenga agarukira mu kirere afatwa n'abamedi n'abaperesi ariko hari isengesho usenga rikagera ku ijuru rya mbere rikagera ku ijuru rya kabiri rikagera ku ijuru rya gatatu aho Imana data ndabizi yuko muri inshuti zanjye murankurikirana umunsi ku wundi ndetse abenshi mukamamagara mukanshigikira Imana ibaha umugisha n'ukuri ndabakunda cyane buri iyo mbona mumamagaye kambwira courage aposo turagukunda turagushigikiye muri inshuti zanjye ndabakunda cyane rero nagarutse rero nanone kugira ngo twongere tuganire ntabwo ndi jyenyine mfite n'inshuti yacu mukozi w'Imana mama pasteur turakwakiriye Yesu ashimwe cyane tubashuje mu izina rya Yesu muri Imana nabane namwe mwakoze kutugirira icyizere kudutumira kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza bwa Kristo cyane ko icyo twahamagariwe rero ntewe iteka no kubana namwe Imana ibaha umugisha kubatanze nitwa Mukamutesi Atanazimbe umudamu bumvikana mfite umutware n'abana 6 n'abandi benshi Imana yampaye mu buryo bw'umwuka ndabakunda mu izina rya Yesu amen Imana ibaha umugisha amen turakwishimiye amen kandi nishimiye kubana nawe amen kuri channel amen turagukunda kubera ufitemo impano y'Imana amen uri umuhanuzikazi w'Imana turagukunda kandi ukora umurimo w'Imana wivuye inyuma haba nijoro haba kumanywa nukuri uritanga rero ubwitange bwawe ntabwo ari ubw'ubusa uzahabwa umugisha ndetse nusoza uzahabwa n'ubugingo buhoraho ndetse izina ryawe ryanditswe no mu gitabo cy'ubugingo icyo nicyo kintu gikomeye rero Imana iguha umugisha tugiye nifuje yuko dufatikanya tugasangiza inshuti zacu araba abanyarwanda batuye mu gihugu cyacu barimo imbere ari ibihugu duturanye by'inshuti Burundi Kongo Ubugande na Tanzania ndetse Kenya Afrika yose Uburayi Canada inshuti zacu diaspora n'abandi nifuje rero kugira ngo dusangire rino jambo riri muri Luka mu gitabo cya Luka tubanze dusengenda yego ndagira ngo twinjire mu kanya ko kumva rino jambo ariko tubanjirije kugusenga turakwakiriye uragahore ku ngoma nshuti yabera uri imfura mu bazutse uri inyangamugayo urakoze mwana umugabo wo kwizerwa no kwiringirwa turagushimiye turatuye ngo nupfukamirwe kandi wubahwe uri inyangamugayo Kristo twarakubonye uri inshuti nziza baguseka makuba nakaga watubereye byose igihe twari tuguceneye uratunga bunzu utinda gukorwa n'isoni kubye kudukora isoni byari bihari turagushimiye tugushimiye ko watwongereye umunsi wo kugira ngo dutunganye bidatunganyije kandi kugira ngo dukore imirimo myiza ushima rabi tuguhaye icubahiro kuko haleluya haleluya shimwa Yesu turagushimiye kuko hamwe icubahiro Kristo uruwera urakiranuka nawe kwizeye watsinze Imana ishimwe
wabanye izina ryawe rishyirwe hejuru. Urwaye karibu n'ikaze ngwino utangira nakuze gusuzanya natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Mana iguha umugisha. Amen. Ndumva hari imbaraga z'Imana. Amen. Urasumva mama pastor. Ndazumva. Hari imbaraga z'Imana. Amen. Ya nagira ngo rero dufatikanye dusangize inshuti zacu Yego. cyangwa se abadukurikiranye imbere ya kamera. Amen. Twifashishije rino jambo Imana yaduhaye kugira ngo turyishimiremo Amen. twumve icyo rishaka kuvuga. Amen. Urabizi ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu nibamenye ukuri, Amen. ukuri kuzababatura. Kuzababatura. Haleluya. Abantu rero bashobora kuba tubigisha imbaraga zikiza, ariko abantu bakarwara, so bagashaka n'iki gituma. Ese nabavuga butumwa, ese niki? Noneho rero twifashishije iri jambo riri muri Luka ibice byaho 8 murongo waho wa mbere. Yego. Turagira ngo twumve haravuga ngo iki mama pastor. Haravuga ngo Luka igice 8 umurongo wa mbere. Havuga ngo abagore bafashe Yesu. Hanyuma ajya mu midugudu w'ibirorero yigisha, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ari kumwe n'abigishwa be 12 n'abagore bamwe bakikijwe. Ngo ni Yesu. Yesu yari kumwe n'abigishwa be 12. Ari kumwe n'abagore. Ari kumwe n'abagore. Ngo bakijijwe abadayimoni. Abagore bagize gute? Bakijijwe n'abadayimoni. Bavuyemo abadayimoni. Ni ukuvuga aba bagore bumvise Yesu. Bumva ubutumwa. Bizera Yesu. Baramwizera. Arabakiza. Bari bafite abadayimoni. Kandi bari bafite abadayimoni. Kivuga bumvise Yesu bafite abadayimoni. Barakira. Bumvise Yesu. Bumvise amagambo ya Yesu. Amina. Bafite uburwayi. Ariko bwitwa abadayimoni. Bamaze kumva Yesu. Abadayimoni babavamo. Baravuga ati suko byagenda turakurikira Yesu. Tugendane n'abigishwa. Haleluya. Abagore bamaze kuvamo abadayimoni. Baravuga bati ntabwo dusubira iwacu, ahubwo turajyana n'abigishwa. Amen. Abo badamu harimo ngo n'indwara barimo, marayika witwaga Mariya witwaga Magadarena wirukanwemo abadayimoni 7, nayo wana mukakuza igisonga cya Herode na Suzana n'abandi bagore benshi bafashaga ibyabo. Aho gusa aramfashije. Nuba ngo bumvise Yesu baza barushye. Nkuko twagiye kuri Yesu turushye. Nkuko nundi utwumva nawarushye. Twari turushye. Data wa twese. Sinza waciye nanjye sinzo naca ariko twari turushye. Ariko twizeye Yesu. Adukuraho karande. Atwamuraho umuvumo. Abadayimoni bariruka. Atugira abo kwizerwa. Atugira abo Haleluya. Shimwe Yesu. Haleluya. Uri mutwumva. Yego. Yumva uwo mugabo witwa Yesu, ariko batari bahura. Arwaye abadayimoni. Rimwe batugira za karande ziba mu miryango zidukurikirana. Zituma ukavuga ntushaka, ntubona ibyiza. Ariko n'abagore bari baravutse nk'abandi, ariko bafite abadayimoni babatuyemo, ariko bahuye na Yesu ngo abirukanamo abadayimoni. Bumvise umuntu bita Yesu, bumva ubutumwa bwiza, barabwizera. Abadayimoni bagira bati abakoraho ngo bararwaye n'izindi ndwara. Abakoraho barwaye n'izindi ndwara. Bari barwaye abadayimoni. Barwaye n'izindi ndwara. Ubwo ni za diabete, ubwo ni pressure, ubwo ni imitima, ubwo ni isukari. No kubura amahoro pasi. Ubwo ni kubura amahoro nyabusa. Ni indwara ikomeye cyane, no kubura amahoro ni indwara ikomeye cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo bari kumwe n'abandi bagore bafashaga ibyabo. Mana uduha amahoro. Uduha amahoro Kristo. Yesu iyo umuntu akwakiriye yakira amahoro yawe. Amahoro adatangwa ni Yesu iyo umuntu akwakiriye yakira ubutsinzi, yakira ubuzima, ndetse abadayimoni batuvamo. Bamara kutuvamo ngo n'izindi ndwara zose zigakira. Habwa icyubahiro Yesu. Haleluya. Ngo barakomezanya, ngo baragenda. Yesu ashimwe cyane. Ngo bahita bifatanya n'abandi ngo batangaga ibyabo. Nuvuga ngo bari bamaze gukira, Yesu abacishije. Baba ngo nta kintu twakwitura kuko burya impano ziratandukanye. Ushaka ufite impano yo gusenga, ufite impano yo gutanga. Abantu ntago banganya imbaraga. Ngo bari kumwe n'abagore batangaga ibyabo. Nuko ngo bati Yesu tuzagushyigikira mu muhamagaro. Batangaga ibyabo.
ubwo batangaga amafaranga bashyigikiraga Yesu bafataga amafaranga yabo bakayatanga bagafata ibiryo bakabitanga bagafata imyambaro bagafata imyenda bakayitanga. Dushimira abantu badufasha mu muhamagaro, dushimira abantu batanga ibyabo kugira ngo umuhamagaro ukomeze. Imana ihimbazwe. Dushimira abantu burya n'umuntu yafashe amayinite agashyiramo akaguhamagara bari abagushyigikiye. Musi umwe nigeze kugira ikibazo, yego ibibazo biriho, ariko nigeze kugira ikibazo gikomeye cyane. 2017 haza ikintu cyitwa umwuka w'ubukene mu rugo rwanjye, ibintu binshizeho, ndwaza umwana, ibintu birakomera. 2018 mushu nabonye amaboko y'abantu. Buriya nta muntu wigira. Iyo ufite umuntu ugukunda, iyo ufite umuntu ukwitaho, ivuga butumwa rirakomeza. Yego. Sibyo? Hari igihe mwana tubona abantu basubiye inyuma, rirakomeza, ugira amavuta, ugira imbaraga. Niyo ubonye utasize inzara mu rugo, iyo abana bawe batabirukanye. Dushimira abantu, turabashimiye mu izina rya Yesu. Abantu mushyigikiye Apostle Silas, Imana ibaha umugisha, Imana ibuzurize. Ngo bafata ibyabo, bashakaga ibyabo, barabitangaga. Ndibuka umugore witwa Tabita, ngo Tabita ari umupfakazi, ariko Dorcas nukuri ko Imana. Haleluya, haleluya. Ariko ngo akaba umupfakazi wubaha Imana, akashaka imirimo myiza. Yagiraga umugabo? Ntago yamugiraga, yari yarapfuye, ariko akumva yubashye Imana, akumva ashaka ibyo, agashaka urwibutso, yashaka undi. Ntabwo yabonaga umwanya w'amatiku, ntabwo yabonaga umwanya w'amazimwe, ngo yahoraga dodera imfubyi n'abapfakazi. Haleluya, Imana iguha umugisha. Ngo igihe kigeze arapfa, apfa nk'abandi nk'uko bapfa. Nkuko barajya baravuga ati ntabwo twabyemera. Uzi ko ari igihe umuntu akubera umunyamumaro, yakubwira ngo urarwaye ugaterera imisozi naho yaba ari ukavuga ati ntabwo mbyemere, mukure mu bitaro simbyemera Imana, ugahita uzana urwibutso rw'imirimo ye yakoze. Ndashaka kubwira abantu ngo bakore imirimo myiza. Ngusetse nkiri umukobwa naryohewe, nkiri umukobwa nakoze imirimo myiza, mbw'intanga icya 10, nkafasha imfubyi, nkafasha akazi. Imana yambwira ati ntabwo ari wakambika imfubyi, wasura abarwayi, wafasha abakozi b'Imana. Nubwo ari benshi bavuga ngo abakozi Imana babaye imitwe bere, ariko haracyari ibintu bitapfukamira Bayali. Watanga icya 10, watanga icya 10, bararira baravuga ati ntabwo tabitari bugere. Uzi ikintu cyambayeho mama pastor, mweho buhamya. Uyu munsi nari kurara mu rugo, noneho bigesheje nka 2:00, hari umuntu w'inshuti yanjye, Imana imuha umugisha, amen, arashyigikira pe, amen, bikomeye. Kandi nimivuga mujye mureka umuntu iyo yakoze neza uramushimira. Imana iguha umugisha guhagara mu muhamagaro wawe. Haleluya. Nawo n'umuhamagaro, gutanga nawo n'umuhamagaro ukomeye cyane. Noneho uwo muntu aramamagara nimugoroba 2:00, ambwira ati Apostle wiriwe neza, atari ko mfite ikibazo. Ni umucuruzi, ati nakopye ibintu, none amafaranga nayabuze, kandi ibintu byanshiranye. None mu by'ukuri Imana yaguhamagaye, ariko yambwiye ijambo rikomeye. Imana yaguhamagaye, sinshaka kwejo kwa kabiri nzirirwa mu rugo ku buryo nabuze ayo kurangura, kandi yarabikopye pe. Ndangije mutega amatwi ahita nkupa, yarababaye. Ndahaguruka ndambara, ndambara ndagenda, njya ku musozi wanjye ndarayo. Maze kugenda ndaye kuri uriya musozi, inguni tujya duhura, hari inguni umuntu wese agira inguni, uzagashya. Nageze kuri uriya musozi, ndavuga ngo Mana, nari kuryama ariko ndabiretse kubera mwene data shingiye. Mana ishingiye kuri iki, ishingiye kuri iki, ndabitondo. Yarabikoze, yarabikoze, yarabikoze. Yesu we yarabikoze, yapakiye isitowa yanjye, arayuzuza, yishyuriye abana banjye sikuru fizi ejo bundi. Imana iguha umugisha, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, mbahesheje umugisha n'ibiganza byabihamagariye. Uzi icyabaye? 10:00 ndamanuka ndataha, mva mu rusengero, inshyitse mu rugo ndaryama. 2:00 abaramumagaye, bambwira ngo umuntu wari umaranye amafaranga ye amezi ageze muri 6. Haleluya. Ayamuhaye muri icyo gitondo. Amen. Amuha 3,000,000. Amen. Hashimwe Yesu. Arambwira tumva rero izi 3,000,000 nta nubwo nzibonye zinunguye, nzikuyeho icya 10, ariko n'umwizerwa. Ariko uyu mukobwa Mana ya Abraham, Isaka na Yakobo,
yageze neza mushumba umuntu umwizerwa utanga icyacumi ndakurahiye ni ukuri nta kindi rero imana cyabiteye nuko yahamagara umuntu ukwibutsa imirimo nibuka imirimo kuko hari ingingo imurengera nibuka imirimo ye njyana ingingo reka burya mushumba isengesho rijya rihindura ibintu Yego. isengesho iyo baravuga ngo yimura imisozi itabimenye ngo ikayimukana uburakari ni ukuvuga ngo iyo wasenze yimura imisozi ugahagarara mu nkingi yitwa gutitiriza mu ngobyi y'amasengesho isengesho rirazamuka isengesho rirahindura ahubwo unyemerere Yego. imana ikumpurize n'umuntu ufite ibyabo imana inyemerere iguhuze n'umuntu usenga ijuru rigafunguka kuko burya abantu basenga bose si uko bumvirwa ndakiriye haleluya hari igituma bumvirwa hari n'igituma amasengesho usenga agarukira mu kirere afatwa n'abamedi n'abaperesi ariko hari isengesho usenga rikagera ku ijuru rya mbere rikagera ku ijuru rya kabiri rikagera ku ijuru rya gatatu aho imana data yicaye aho ihita inyeganyega hashimwe Yesu haleluya twasenze imana tugiye guseba ndetse n'abantu babona guseba kwaje ndetse n'igisigo cyakomanze porotaye ariko wasenga iyo usenze uri umugore ubona byakomeye imana ngo ariko ndi kumwe nawe haleluya ijambo rimwe gusa imana ivuga rijya rihindura ibintu Yesu ashimwe cyane kuko wahagaze wamutabarije washatse inkingi uhagararamo haleluya amen wibukije imirimo wibukije ko yakugaburiye hashimwe abantu batugaburiye kugira ngo dukomeze umurimo wa data dushimwe abantu batwambitse kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza tubakomeye amashyi haleluya imana ibaha umugisha abantu bagize uruhare musho gufata umuntu akakurihirira umwana ni ikintu gikomeye niba ari ikintu tujye tureka kwihagararaho niba ari ikintu kigusha abakozi b'Imana bakavuga ubutumwa nabi bagira ngo birengere nuko basize inzara mu rugo niko abana babo babirukanye abandi biga ariko bahanura inzara bosefone mandibutse roboko sakataya wowe ufasha abakozi b'Imana haleluya Imana iguha umugisha mu mirimo myiza harimo kurama yego mu mirimo myiza harimo igitinyiro yego mu mirimo myiza umuntu akora harimo igikundiro harimo amavuta iyo wabibye urukundo urakundwa iyo wabibye gutanga urahabwa ukuboko gutanga guhora hejuru hashimwe Yesu haleluya rero ngo bibutse imirimo ya Tabita baravuga ngo bararira ngo umukozi w'Imana Petero ngo ajya imbere y'Imana arayivuga ngo dore imfubyi n'abapfa batema imipira bari baguze abafite amajipo abo yaguriye ibitenge abo yagaburiye aravuga ati hoya Petero ngo arasenga Petero arasenga bari bamuzungurutse Imana ikumpera umuntu gusengera ibyari bimaze igihe byaranze ubwo bukwe bwanze ubwo bukode bwanze haleluya ubwo bucuruzi bwanze Yes. urwo rugo rwawe Imana yaguhaye ariko ubona bitagenda harimo ibisika Imana ikumpurize n'umuntu usenga ibyawe Imana ikamwumvira burya umuntu wese akenera umuhanuzi ni nk'umuntu wese akenera umudogiteri yego umuntu wese akenera dogita nibyo ndafashije haleluya umuntu wese akenera umudogiteri akenera umuganga ngo arangije ngo Petero yasenze isengesho ngo ryo kuzura Tabita ngo Imana ibirebye ndavuga ngo Tabita ndakuzuye kubw'imirimo myiza kubw'imirimo ariko mama pastor aka kantu banza ukarebe reba Dorokasi yapfuye ari mu isanduka muri serekeye abantu bagiye nyine gushyingura abandi bikoreye imyambaro yabahaye ngo yaradodaga akabambika nagurisha akambika abanyamudugudu hirebeho abantu bose ngo baraza baramugota baravuga batariko uyu mugabo ngo numukozi w'Imana ntabwo dushaka umuterankunga wacu papfa yari umuterankunga rega burya wabo nukuri uzi umuntu kugirira umumaro uzi umuntu useruka rugiye kumwarwa uzi umuntu ukikira amavuta yawe uzi umuntu uguhatike ngo ujye kuvuga ubutumwa yego uzi umuntu ukugaburira yego uzi umuntu buwaje wahagurutse yakinze reka uwo nawe muvuge umuntu yakinze ibikorwa bye akazi ke aza kumfata mu rugo n'imodoka ye n'amavuta ye anzana kubwiriza dukwiye gushima abantu bakiriho hanyuma muzo kuvuga abantu barapfuye arambwira aposo ndasimbutse ngiye ku kazi nusoza umamagare ngaruke ngufate iyo namubwiye nkajya kuri moto biramubabaza mu buryo butangaje azi gukorera Imana icyo ari cyo
Imana iguha umugisha wakoze kunzana. Amen. Amen. Imana imuha umugisha. Imana imugire neza abakoze ku buzima bwacu, Imana ibaha umugisha kandi nabakomeje gukora no kuduhamagara byonyine. Umuntu akaguhamagara ati nuko Imana iguha umugisha wakoze bijya gusaba umugisha urawubona, urawakira, imiryango irakinguka. Abanyarwanda cyane Abanyarwanda, ariko kandi Abanyarwanda bakunda gukora, urabizi ko bakunda gutanga. Umuntu arwanirisha kundi. Yego, nukuri ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye abaturuka mu bihugu by'u Burundi, mukaduhamagara, mu Bugande, mu Burayi, Canada, ibihugu bitandukanye. Nukuri Imana iguha umugisha. Reba hariho abo muri Amerika ngira ngo bakora ngira ngo hari iyo bavuye mu kazi ajya kuri WhatsApp nta kindi akora nukureba ivuga butumwa akakwandikira akagushimira akavuga ati wakoze kudusengera. Kuko nabwo no gushimwa mushumba ijambo ryitwa wakoze ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rigutera mu imbaraga. Umuntu akubwira cyangwa akakubwira tukosora aha ngaha, ni ijambo ryiza. Kumva ko arwanya ishyaka, wundi ugukunda kurwanira ishyaka, aragukunda nta gusenya. Ntabwo akuri agusenya. Amen. Mukora imirimo myiza. Imana ibaha umugisha. Gukora imirimo myiza. Gukora imirimo myiza ukibutsa Imana igihe urimo. Ushaka kugira mu burwayi ukibutsa Imana ya mirimo. Ugakura mu rusengero ukibutsa ko watanze y'amazi, watanze icya 10, abakozi Imana bakabaho. Ari nubwo dufite imyumvire itari myiza, kuko hari igihe uhura n'umukozi w'Imana yitwa ko aje mu shimo umukozi w'Imana ugasanga yenda nta bikwiye, nta gushimiye, cyangwa se ibikoze nta bihaye agaciro. Ariko mama pastor, ndagira ngo dukore kuri aka kantu gato tukabwire no kubana. Sibyo? Ese buri icya 10 abantu bundi babyumva gute? Bumva gute ku cya 10? Buri icya 10 abantu bose ni imyumvire y'abantu, ku cya 10 gikwiye gutangwa. Ariko icya 10 bundi ni itegeko cyangwa nuko niki? Je numva ari ijambo ry'Imana ryabyanditsemo ko muri Bibiliya byanditsemo. Yego, Bibiliya iravuga ngo ni itegeko ry'Imana yashize muri Bibiliya. Nyamuneka mugerageze burya ngo birwanya nabyo kwirukana ubukene. Iyo utanga icya 10 kuko gutanga guhora hejuru guhabwa umugisha kuruta ngo kwakiriye. Imana yo mu ijuru bashigikire kandi biteho n'izina rya Yesu. Imana izabaha umugisha, musura abarwayi, abantu mujye mu bitaro, mujye mu bitaro Kanumbi, Kibagabaga, mujye hirya no hino mwambika abantu imyenda yihera muri garderobe. Oya, iyo ngiye utacyambara hari umuntu yabera yizana uyiha abantu uhabwa umugisha. Imana iguha umugisha. Mama pastor, Yesu aguha umugisha. Ndagushimiye kandi uradufashije kandi ufashije abantu. Ndagira ngo mwinginge muri aya mavuta ukiyarimo usengera abantu, ubahesha umugisha, ubatureho ubutsinzi, ubatureho ubuzima, abarwayi basengera. Nukuri muri ibi bihe dufite abantu barwaye, bababaye, bababajwe n'indwara zinzaduka. Umuntu arajya kwa muganga ngo nta maraso afite. Koko ibyo bintu ni bwoko ki? Ibyo ni ibihe bya nyuma, ariko abasenga bari mu kuri, bari mu mwuka, imbaraga z'Imana zivugisha. Reka dusenga Imana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Uri biganza bigawa amahoro, uri inshuti nzitabara guseka kwa kaga. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, uri mwiza ugira neza, urashoboye kandi urakora, urahambaye. Mwami nyemerera utarakumenya akumenye, turamusenge utarakira umwami n'umukiza mu bugingo bwe, mwama akumenye, ubaha agakiza, ubakomeze, bakure mu byaha mu izina rya Yesu. Dusengeye mwami w'abami, abatanze ibyabo bakagukorera, bagafasha abakozi b'Imana, bagafasha imfubyi n'abapfakazi, bakambika abantu, bakagaburira abantu, bakarwanisha tubahe bacira umugisha wawe, bacira umugisha w'Imana n'izina rya Yesu. Natuye gutsinda, natuye amahoro, natuye umunezero, natuye kwagurirwa imbago, ubaremere ubuzima buzira umuze n'izina rya Yesu. Abarwayi bakire, namire ku kuboko kwawe gukore kuri buri muntu wese. Dusengeye w'ideni rimereye nabi n'izina rya Yesu. Ndamusengeye, nabonye imbabazi
imbaraga zawe nabonye ukuboko kwawe urema mwami w'abantu reka n'uyu nawe umuha ubuzima umwishyurira ideni umuremera ubuzima buzira umuze urakoze mwami turagushimiye tugushyize hejuru mu izina rya Yesu dusengera abana bato abari mu mashuri turabaha ubwenge turabaha amahoro turabaha kunesha mu izina rya Kristo urakoze mwami icyubahiro kibi cyawe bwami bwawe bushyirwe hejuru haleluya mana urakomeye numva kubaho kw'Imana numva icyubahiro kiba numva hari umuntu Imana ivuganye nawe Imana ivuganye n'umuntu wari urwaye umugongo Imana irambwiye ngo imukije umugongo Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo hari umuntu wari urwaye umutwe ngo Imana imukijije icyago cy'umutwe mu izina rya Yesu akira gukira akira kubohoka akira umutwe muzima akira umugongo muzima akira inda nzima akira amaguru mazima mu izina rya Yesu Imana ikurinze pararize mu izina rya Yesu wakira ubuzima buzira umuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Imana ibaha umugisha turabakunda kandi nukuri mukurikirane ubu butumwa ntabwo uri busigare nk'uko wari umeze Imana y'amahoro ibagiriye neza ushobora rero kureba buna nomero yanjye ya telefone ni 07 82 62 3 4 07 82 62 3 4 Imana ibaha umugisha iyo nomero yanjye iri kuri WhatsApp iyo nomero yanjye wayihamagara mwanyoro wose tukagufasha tukagusengera Imana y'amahoro ibagiriye neza murakoze amahoro ya Kristo abane namwe kandi mama pasteur Yesu aguha umugisha turagushimiye amen